Ikirere cyari kijimye bisa nkaho imvura ishaka kugwa kandi bwari butangiye no kwira. David yari arimo kugenda mu muhanda wari urimo abantu benshi bisa naho urimo n'akavuyo kenshi cyane. Icyo gihe yagendaga n'amaguru, imodoka ye nziza iparitse ku ruhande. Yagendaga yihuta cyane kandi yanarakaye cyane atazi n'ahantu arimo kwerekeza. Yagendaga yibaza ati nerekeze hehe? Ese nigire mu kabari n'inzoga nibagirwa amagambo Melissa amaze kumbwira? Icyo gihe hari hashize iminota mikeya atonganye n'umukunzi we Melissa. Melissa bakundanaga yamushinjaga kutamwitaho, akamushinja gukunda amafaranga cyane no gushyira imbere akazi ke cyane kurenza ibindi bintu byose. Icyo gihe David yagendaga atumva neza ukuntu Melissa amushinja amakosa yose, akibaza ati gute adashaka ko nkora, akagira ngo tujye duhora twasohokeye ahantu kandi kure y'igihugu ku birwa bitandukanye. Ese duhoze muri ibyo ngibyo nazakora ryari? Ese buriya azi yuko amafaranga yizana gutyo gusa umuntu atayakoreye? Bari basanzwe bagirana ibibazo, ariko yabonaga noneho muri uwo mugoroba Melissa yarengereye cyane. Yabonaga rwose yarenze umurongo. Nyuma y'umwaka umwe amuguriye imodoka, yarimo kumusaba indi nshyashya amubwira ngo iyo ngiyo yamuguriye irashaje ntikigezweho, ngo namuguriye indi nshya igezweho. David abyanze, Melissa yatangiye kwirakaza, atangira no kumucurira kuri mama we witabye Imana. Aramubwira ngo iyo mico yose y'ubugugu no gukunda ibintu cyane ni mama wawe wayigutoje. Njye numva bavuga ko ku ifaranga yari mubi cyane, ngo ntago yari yoroshye. Ubu se ko yapfuye yarayajyanye, kubera iki abantu mutiga koko? Wanguriye imodoka bigutwaye iki? Ubwo se koko aho aryamye ko mwamushyinguye mwigeze mushyingurana nayo? Ayo magambo David yaramubabaje cyane. Numvaga ari nk'inkota bamuteye mu mutima. Agahinda karamwishe, abura uko yifata, abura icyo avuga, agahinda gakomeza kumushengura cyane. David yari yakomeje kubabara cyane atazi n'ijambo yamubwira, ariko ageze aramubwira ati sinzongere kumva uvuga mama wanjye gutyo n'undi munsi. Mama wanjye ko yitahiye, wamuretse akaruhukira mu mahoro? Yahise yishyura ubundi amusiga aho bari bicaye arigendera, aramwihorera asigara wenyine. Melissa yatangiye kumwirukanka inyuma amusaba imbabazi, ariko David ati mva inyuma vuba, sinongere kukubona unyirukanka inyuma, mva mu maso, ntaza kugukorera ikintu kibi cyane bikakubabaza. Melissa yahise apfukama mu muhanda, ariko David yanga kumubabarira, arigendera amusiga aho ngaho apfukamye. Melissa arambiwe abonye yuko atamwitayeho, arahaguruka nuko aragenda, ariko ahita afata telefone ye ngo amuhamagare byibuze bavugane kuri telefone amusaba imbabazi. David kubona ko Melissa amukurikije telefone ahita amukupa telefone, ahita anayizimya, ahita yifata hamwe n'ikofi ye abishyira mu mufuka w'ipantaro yari yambaye arabibika kugira ngo Melissa ataza kuza kongera kumuhamagara. Icyo gihe yari afite umujinya mwinshi cyane, nawe yumvaga atazi icyo gukora. Kongera kumwibutsa mama we yakundaga cyane, akumva noneho umuntu amuvuga nabi, noneho ayo magambo akaba yaravuzwe n'umukunzi we, yumvaga atarimo kubyakira. Yari asanzwe abizi ko Melissa amubwira amagambo mabi yo kumukomeretsa no kumuseseriza, ariko noneho kuri iyo nshuro yumvaga rwose yarengereye cyane. Yagendaga yibaza ati nkora iki koko kweri? Ese Melissa ni umukobwa tugomba gukomezanya tugakomeza gukundana, cyangwa mureke burundu? Ese nzakomeza kumwihanganira kugeza ryari ko mbona ashobora kuba atanankunda? Gute ubundi umuntu ugukunda ashobora kukubwira amagambo nk'ariya koko? David yari yataye umutwe ku buryo yanagendaga yivugisha mu muhanda. Yakomeje kugenda nawe atazi n'ahantu arimo kwerekeza, yumvaga byamucanze. Kuva yatandukana na Melissa kandi akabika ikofi ye na telefone, hari umukobwa wari wakomeje kumucunga. Uwo mukobwa yari yamubonye, abona neza ukuntu yabibitse maze arisetsa cyane ati ibyo ngibyo ndabitwara pe, n'ubundi wowe ndabona uri umukire uzashaka ibindi ntago bibuze kuza kukubabaza cyane. Uwo mukobwa ariko witwaga Leya, ibintu byo kwiba ntiyarabimenyereye, niyo nshuro ya mbere yari agiye kubikora.
yari azi ko ari bubikore ku buryo bworoshye cyane, ariko byaramugoye cyane ubwo buramwica. Gusa nanone akavuga ati ndakwiba tu, sindi butahira aho ngaho. Yakomeje kumugenda inyuma, agerageza kureba ko hari uburyo yamucomokora telefone n'ikofi, ariko abona biragoye cyane. David nawe yakomeje kugenda ageze imbere, abona bisa naho imvura igiye gutangira kugwa, kuko yumvaga itangiye no kujojoba. Ahita avuga ati nta kabari ndi buze kuza kujyamo, inzoga ndazinywera mu rugo. Yibutse ko iwe nta nzoga zihari zikaze cyane, kandi yarishakiraga izanywa ntiyongere gutekereza ku magambo ya Melissa yahoraga amugaruka mu matwi, maze ahita azigura koko. Ubundi ahita akata asubira inyuma, agenda yerekeza ku modoka ye aho yari yaparitse ngo yitahire. Leya wamurebaga yabonye asubiye inyuma yihuta cyane na envelope mu ntoki, maze nawe ahita ahindukira, ahita akata agenda amukurikiye. Abantu bose kandi noneho barihutaga cyane, bisa naho barimo kwirukanka ngo imvura itabanyagira, kuko noneho yari itangiye no kuba nyinshi. Leya yahise atekereza ati iki si cyo gihe cyiza cyo kwibara. Yakomeje kumwiruka inyuma, David atanabyitaye kuko nyine yabonaga abantu bose barimo kwirukanka, bose yabonaga barimo guhunga imvura. Leya noneho yageze ahari Karuma, ahita amushikuza fone ye n'ikofi, ahita yirukanka cyane. Ibikoze bya giswa byo kutamenyera kwiba, maze David arabyumva. Ahindukiye abona umukobwa ubimushikuje arimo kwirukanka cyane, ahita amwirukanka inyuma atitaye ku cyubahiro cye n'ukuntu yari yambaye, ahita amufata. Yamufashe akaboko aramukomeza cyane, ati ubwo wabonaga wakirukanka ukansiga? Wowe wabonaga wansiga? Wakajura we, mpereza vuba se. Leya yahise amuhereza, ariko arimo gutitira, ati mbabarira ni ukuri nibwo bwa mbere nari nibye. David ati uyu munsi rero wayobye, niba wari uje no kwitoza kwiba, witoreje ku muntu utari uwa nyawe. Ubwo nta soni munanirwa gukora mukaza kwirwa murimo kwiba. Leya atukeka ko se hari andi mahitamo umuntu aba afite. David ararakara ati kwiba niyo mahitamo wabona gufite, ngwino nkujyane kuri sitasiyo ya polisi urabisobanura neza. Leya ati mbabarira ni ukuri ntunjyane kuri sitasiyo. David amufashe akaboko aramukurura bajya mu modoka ye, dore ko noneho n'imvura yari yabaye nyinshi cyane, irimo kugwa ari nyinshi cyane. Yamujyanye mu modoka ye kugira ngo bugame, anamubaza impamvu yari arimo kwiba, ariko koko atangiye no gutekereza kumujyana kuri sitasiyo ya polisi. Yaramurebaga akabona ni umukobwa mwiza, ariko wishwe n'umukeno. Aramutse yitaweho yaba mwiza cyane. Akibaza ati umukobwa mutoya mwiza nk'uyu nguyu wo mu kigero cy'imyaka 20 ni iki gituma yiba? Yatangiye kwibaza koko niba agiye kumujyana kuri sitasiyo ya polisi cyangwa niba agiye kumureka akigendera. Akibaza ati musore mu modoka yanjye, mureke iyi mvura imunyagire, nkora iki koko? David yabitekerejeho, abona ko umunyagiza atari ikintu cyiza yabakoze. Aravuga ati reka mubazi wabo, wabona ariho nyura ntashye ntumusiga, ubundi ibyo kuri polisi mbireke, ni akazi ke azagwa ku bandi. Yahise ahindukira aramureba inyuma aho yari yicaye, aramaze ati iwanyu ni hehe ngo tugende magusige nikomereze? Leya aratekereza ati ubu se mubwire ko ari hehe? Mubwire se ko ari mu bitaro? Nkora iki koko? Ese ubundi kubera iki namubwira ibyanjye byose? Abakire bose natakiye nkabatakambira ngo bamfashe bamariye iki? Ntabyo mubwiye kandi sinshaka no gusubira ku bitaro. Leya yazenze amarira mu maso, ntiyagira ikintu na kimwe avuga. David arambwira ati wa mukobwa we, usibye no kwiba uranasuzugura, ko nkubaza ntumbwire, ubundi se kubera iki wiba? Leya arambwira ati nuko nta yandi mahitamo nari mfite. David ati ngaho mbwira byakugendekeye gute kugira ngo utekereze kwiba? Leya ati ni inkuru ndende ntashobora kukubwira. David ati nari nakugiriye impuhwe, ariko ubwo wanze kuvuga tugende kuri polisi. David yakije imodoka, ashyiramo n'umuziki mu modoka y'ubundi, atangira kwiyumvira kuko nyine atashakaga kugira ibintu byinshi cyane atekereza. Ubundi baragenda.
Leah kubona bagiye ubwoba bwaramwishe cyane. Mu by'ukuri David yumvaga yamubwira, ariko nanone guhora abwira abantu ibibazo bye akanabasaba ubufasha bakamwumvira ubusa ntibagire n'ikintu na kimwe bamumarira, byari bimaze kumurambira ku buryo yari yarahisemo kwicikira ntazagire undi muntu yongera kubwira inkuru ye. Icyo gihe noneho yumvaga adashaka n'ikintu na kimwe gituma yongera no gutekereza ku bibazo bye. Yahise areba envelope yari iri iruhande rwe, abona harimo inzoga kandi yajyaga yumva bavuga yuko zikaze cyane. Ahita atangira gutekereza kuyinywaho, akavuga ati ahari nyinyweye ubanza byibuze nakibagirwa ibibazo byanjye kuko ndabona bikomeje kunsaza. Iriya noneho rwose yumvaga bimaze kumurenga, nta kintu na kimwe yashakaga cyongera gutuma atekereza ku bibazo yari amaze iminsi afite, yabonaga bitajya binarangira. Yahise apfundura yitonze maze akubita ku munwa aragotomera cyane. David wari uri imbere atwaye ariko ibitekerezo bye bitari hamwe, yashidutse umukobwa icupa yenda kurimaramo maze ahita ava mu muhanda aparika hirya, ariko abona umukobwa icupa agiye kurirangiza neza, atangira kumutonganya ati urashaka gupfa? Iyo nzoga unyweye ingana uko nguko urabona atari bukwice? Ntushukwe no kumva isa naho iryohereye, irimo alcohol nyinshi cyane, irakwica pe. Leah ati nishake nyice mve mu nzira nawe ngize Imana, ngize amahirwe nkapfa mbere ya papa byanshimisha cyane, atamfiriye mu maso nabuze icyo kumukorera, ntacyo maze n'ubundi ndutwa n'uwapfuye. Ahita afata n'akari gasigayemo arakiranguza. David atari ko se ufite ibihe bibazo? Leah kubera kutamenyera inzoga yatangiye gucika intege cyane maze iramuzonga, ashaka no gusinzira. David ubwoba buramwica, aramubaza ati witwa nde? Leah ati kumenya izina ryanjye birakumarira iki? David ati mbwira izina ryawe kubera yuko sindi bukomeze kukwita umujura, witwa nde? Leah yanga kumubwira izina rye. David arambwira ati basi iby'izina tubireke wibimbwira, ngaho mbwira mutuye hehe? Leah yanze kuvuga maze David akomeza kumubwira ati mbwira ahantu mutuye nkujyane iwanyu, nkujyane hehe? Leah ijambo rya nyuma yamubwiye yaravuze ngo njyana ku bitaro, ubundi ahita asinzira. David byaramucanze ngo ku bitaro, manange none si wawe ni mu bitaro? Ibihe bitaro se ubundi? None se ararwaye mu bijyane mu bitaro bamuvure, cyangwa ni papa urwaye yararimo kuvuga wasanga yarasanzwe amurwaje, cyangwa ni umurwayi wo mu mutwe wibera mu bitaro? By'uyu mukobwa ndamenya ari ibiki? David yumvaga afite ubwoba bwinshi cyane kuko yabonaga agiye kumutahana, agatekereza gutahana umukobwa atazi udafite icyangombwa na kimwe, umukobwa wanze kumubwira uko yitwa, umukobwa udafite telefone ngo wenda yarebamo akabona umuntu yahamagara. Yumvaga yishyize mu kaga gakomeye, ariko akumva nta kundi kuntu yabigenza, agomba kumutahana akamujyana iwe akabanza akaryama, yakanguka wenda akabona kumubwira byose, kubera yuko yabonaga atamukura mu modoka ye ngo amujyane amusige muri iyo mvura ku muhanda. Yamutahanye we amuryamisha mu cyumba cye wenyine, ariko mbere y'uko kugenda aramutegereza. Yabonaga ari umukobwa mwiza ariko utorohewe n'ubuzima habe na gatoya. Yaramuretse arigendera ajya kuryama nawe mu cyumba cye gutyo, maze akigera mu cyumba cye ariko atangira noneho kongera gutekereza kuri Melissa. Ubundi byasaga nkaho yamwibagiwe kubera iby'uwo mukobwa, noneho yatangiye kongera kumutekereza, akavuga turiya mukobwa unsaba amafaranga, noneho nariya amagambo akomeretse yambwiye kuko nk'inkota ityaye, nzakomeza nkundane nawe nkora iki mu by'ukuri? Yaraye adasinziriye yibaza icyo agomba gukora, niba agomba gukomezanya nawe cyangwa se agomba kumureka burundu. Mu gitondo yasubijeho telefone ye, akisubizaho Melissa yahise amuhamagara amusaba imbabazi. David aramubwira ati tuzabishakira umwanya tubiganireho, gusa waraye unkoresheje amakosa, nari narakaye cyane, ngenda ntazi niyo ndi kwerekeza ku buryo nashidutse bagiye no kunyiba. Melissa atumbabareye cyane ni ukuri, none se byagenze gute? Bakwibye koko? David ati ntago banyibye, ariko ibyakurikiyeho nibyo bibi cyane,
umukobwa wari ugiye kunyiba byarangiye anywa inzoga amera nabi cyane iramwica arasinda none ubu ngubu cyakubwira ko ari na hano mu rugo. Melissa ati ibyo bintu ntabwo bibaho gute watahana umujura noneho umusinzi. David ati nanjye nyine nta makosa nakoze ariko ngiye kugerageza uko nshoboye kose ave hano agende. Icyo gihe koko David asajya kureba wa mukobwa yarayazanye amugira ahazi ko ari busange yakangutse, ariko ikintu gitangaje yasanze agisinziriye kandi cyane. Yarasinziriye afatiyeho cyane wagira ngo amaze igihe kinini cyane adasinzira. Yatangiye kumwibazaho ati umukobwa kadakangukara oya agomba gukanguka kuko sindi buze kujya mu kazi musize hano mu rugo rwanjye rwose, nakanguka agende reka nze ntangire munyeganyize akanguka abyuke amvira ahangaha. Nta na kimwe arakora ariko yatangiye kurota, maze uwo mukobwa arota avuga ati papa ndakwinginze ntusige, nk'ubu wamusize hehe koko, wamusigiye nde? Njyewe n'abavandimwe banjye turacyagukeneye cyane papa, uretse kugenda ni ukuri hari byinshi ntarakwereka, nturabona ubukwe bwanjye, nturabona abana banjye, sindakubakira inzu nziza nagusezeranyije papa, ibyo byose ntuzi ko nabigusezeranyije? None se ntuzi n'ibyo barumuna banjye bagusezeranyije? Nta na kimwe turagukorera papa, urindiriyeho gatoya ni ukuri widusiga ndakwinginze. Umukobwa noneho yatangiye no kurira cyane, azamura akaboko gahita gahurirana n'ukuntu David yari amwicaye iruhande, maze aramufata cyane aramukomeza cyane bisa nkaho ari papa we afashe ngo atamucika. Yaramufashe cyane akomeza kumukomeza cyane aramubwira ati papa wanjye gumana nanjye ni ukuri winsiga, komeza unyizere papa, ngiye gukomeza kugerageza uko bishoboka kose maze ndebe ko nagufasha, ndakwinginze wigenda widusiga turacyagukeneye. Yararize cyane akomeza kumufata birenga kumufata akaboko, ahubwo bisa nkaho atangiye no kumufata no mu gituza amukomeza cyane kandi amwiyegereza ngo atamucika. Icyo gihe David byari byamucanze, bisa nkaho nawe bitangiye kumutera n'agahinda, akibaza ati mu by'ukuri nkora iki, uyu mukobwa mukangure mureka akomeze yisinzirire nkora iki koko? Haciyeho iminota mikeya umukobwa yakomeje gusinzira, ariko David noneho amwitegereje abona arimo kumwenyura, bisa nkaho muri izo nzozi ze papa we yemeye kutamusiga. Hashize akanya ariko yahise akanguka maze arebye hejuru abona bwakeye, noneho ku ruhande rwe abona David arahicaye, ubwo butangira kumwica avuza induru. David aramubwira ati tuza humura kandi nta kibazo na kimwe kigeze kikubaho. Umukobwa ati simbyumva, nageze hano gute, papa wanjye ari hehe? David ati tuza ugerageze kwibuka ibyabaye nimugoroba byose, wari wanyweye inzoga zirakwica nkuzana hano. Yahise abyibuka byose koko, ariko ubwoba buramwica, ati koko nibyo ndabyibutse, niyahuje inzoga ntashaka gutekereza ku bibazo byanjye, nyamara ahubwo nakoze amakosa akomeye cyane, narushijeho kubyongera. Papa wanjye haramutse hari ikintu kibi cyamubayeho ntago nazabyibabarira. David ati mbabarira mu minota mikeya tuganire, ubundi urinde witwa nde? Aramwibwira ati nitwa Leya. David nawe amubwira izina rye. Leya aramushimira ati wakoze kundeka nsigiye nyine muri ya mvura ikomeze kunyagira, ntunanjyane kuri sitasiyo ya polisi kandi urubonye yuko ndi umujura. David ati nta kibazo, none se Leya niki cyari kiguteye kunyiba, usanzwe uri umujura? Leya ati oya ntabwo nsanzwe ndi umujura kandi ni ukuri nta nubwo nari nsanzwe ndiwe, nizera kandi ibyo ndimo kuvugisha ukuri, niyo nshuro ya mbere nari mbikoze, usibye ko hari ari nayo mpamvu wahise umfata, nari mfite ubwoba bwinshi cyane. David ati none kuki ariyo nshuro ya mbere mu buzima bwawe wari uhisemo kwiba, kubera icyo rufashe umwanzuro wo kujya kwiba? Leya yahise amubwira byose ati mbana na papa gusa, mama wacu yitabye Imana tukiri batoya, mfite abavandimwe banjye babiri ariko baba kwa nyogokuru wacu.
bagiye kubera uburwayi bwa papa kandi baracyari batoya, kandi nanjye sinabaga ndi mu rugo, nabaga nagiye kurwaza papa. Rero twanze kubasiga mu rugo bonyine. Papa wacu ararwaye, ubu ngubu ari mu bitaro kandi ategereje kubagwa. Twagerageje uko dushoboye kose ngo amafaranga dusabwa tuyabone, ariko turayabura. Papa amaze ukwezi kurenga mu bitaro bamushyira kuri liste y'abantu bazakorerwa operation, ariko bakamukuraho nyine kubera kubura amafaranga, bakamusimbuza abandi. Rero ari no kuri liste yo kubagwa uyu munsi. Ejo numvaga uko byagenda kose ngomba kubona amafaranga agakorerwa. Natekereje byinshi nakora ngo nyabone, ntekereza kwicuruza, nkashaka nyine umugabo wenda w'umukire twazajya turyamana akanyishyura, ariko ubwoba buranyica, umutima uranga. Ntaramenya icyo ngomba gukora, ntaranoza nyine umupango wanjye neza. Unyuzeho kandi mwitegereje uko wari umeze, mbona usa naho uri umuntu w'umukire cyane. Noneho ngiye kubona mbona telefone yawe ni kofi, urabifashe ubibitse mu mufuka. Nahise ngukurikira, ndavuga nti byanze bikunze biriya byose ndabitahana. Ndavuga nti ndabigucomora uko byagenda kose. Kubw'amahirwe nyine ndabigerageza, nuko birakunda, nubwo nabikoze bingoye cyane. Rero numvaga wenda telefone yawe ihenze cyane, nindamuka nyigurishije ndibonemo amafaranga menshi. Mu kofi hose sinatekerezaga yo ndibuze kuza gusangamo, ariko kubera ukuntu nabonaga uri umukire, numvaga nyine ari buze kuza kumfasha, nkaza kubona ibindi bintu ndi butekereze gukora nyuma. Ria akomeza kumubwira ati nari namaramaje, numvaga ngomba gukora ibishoboka byose, ariko papa wanjye agakorerwa. David ati none se Ria, ntabwo watekerezaga ko ushobora kuba wafungwa kubera nyine ubujura, na papa wawe washakaga gukorera ibyo byose ntazongere kukubona, ukajya muri gereza, nawe ntuzongere gusohokamo ngo ujye no kureba papa wawe kuko nyine bari kuba bagufunze? Ria ati ibyo ngibyo nari mbizi ko bishobora kumbaho, ariko numvaga bitanteye ubwoba cyane. Icyo nari nshyize imbere ni amafaranga nashakaga gusa, nta kindi. Reka rero nigendere njye kureba papa wanjye. Ubu ngubu yahangayitse cyane, yambuze, ubu ntazi iyo naraye, ubu yihebye, azi ko namurambiwe nkamuta kubera ukuntu nyine arwaye cyane. David ati ubundi se Ria, bababwiye ko hakenewe amafaranga angahe ngo akorerwe? Ria arayamubwira byose, arambwira ati ariko ayo kumukorera ntabwo ari menshi cyane, ahubwo amenshi numvishe ari imiti azakenera nyuma yo gukorerwa, kuko hari nk'iyo batubwiye ku buryo icupa rimwe ryonyine numvishe rigura nk'ibihumbi birenga 60, kandi azayiterwa igihe kinini. Rero mu by'ukuri ntabwo bitworoheye, gusa batubwiye ko twujuje miliyoni byibuze byazavamo. David ati miliyoni? Ria ati yego. David ati none se Ria, nta mafaranga na makeya byibuze mufite ngo wenda ubu uri gushaka yo kongeraho? Ria yaramubwiye ati nta mafaranga na makeya dufite. Papa wanjye hari umubosi bahoze bakorana, yamaze igihe kigera ku mwaka amukorera, yaragiye hanze amubwira ngo nazaza yamuhera rimwe, ariko igihe cyaje kugira baraburana. Papa wanjye yamaze umwaka wose akora adahembwa, aho yari afite niyo yadutunze muri icyo gihe nyine atahembwaga. Gusa nyine birangiye atekereza gushaka ahandi hantu akazi, yahise arwara, nuko umutwe yarasigaranye atangira kutwivuzamo. Rero ntakubeshye, ubu ngubu nta mafaranga dufite. David ati mwihangane, mwanyuze muri byinshi. Aramubwira ati nubwo bisa nkaho ushaka kwihuta cyane, ntegereza gatoya ndaje. David ese agenda azana ikarita iriho amafaranga, aramubwira ati iriho miliyoni 6, wowe ugenda ukuriho 1 miliyoni ukeneye, nurangiza ejo uzayingarurire. Ria arishima cyane ati nukuri urakoze cyane kudufasha, nukuri ntabwo nzatuma utakariza abantu icyizere, ejo rwose ndahita nyikugarurira. Nuko akomeza kumubwira ati urakoze cyane, nukuri kunyizera, Imana iguha umugisha. David ati nta kibazo Ria, gusa nsezeranye yuko utazongera kwiba no kubitekereza.
Leya ati ni ukuri ntabwo nzabyongera, ntabwo nzongera kubitekereza. David ati mbere yuko ugenda mbwira amazina ya papa wawe yose n'ibitaro arwariyemo, umbwire n'amazina y'umudokiteri umukurikirana bari mu mubage. Leya byose arabimubwira ati dogiteri witwa Dr Jerome, maze David byose arabyandika, ariko aramubwira ati ngaho genda kandi nizere yuko operasiyo iribuze kuza kugenda neza. Leya aramubwira ati ni ukuri nawe urakoze cyane, ineza yawe ntabwo tuzigera tuyibagirwa. David atari ko se Leya, nta kintu uribuze kuza gushyira papa wawe? Hari amata, hari ji, hari imbuto, ntabwo wabura ikintu ushyira umurwayi kandi nawe wabikenera. Leya ati oya, ibyo kurya ntabwo ari byo by'ingenzi, kuko n'ubundi nubwo tutari twizeye ko ari buze kuza gukorerwa, bari bamubwiye yuko atagomba kurya, nk'uko nyine ariyo mabwiriza bajya bamuha iyo bamushyize kuri lisite yo kubagwa. Rero nawe ndabizi neza ko atigeze arya, nta kintu yemerewe kurya, ariye ntabwo baba bakimukoreye. Reka nihute ahubwo mpite mvuga yuko amafaranga yabonetse batamukura kuri lisite bakamusimbuza abandi. Leya arirukanka, David amubwira arenga ati Leya, nshobora kuza kubasura kwa muganga nimugoroba. Ibyo byose David yavugaga Leya ntabwo yigeze abyumva kubera ukuntu yari arimo kwirukanka cyane. Leya yarasohotse, David nawe ahita afunga, ariko akibaza ati ariko ndi muzimara kuko uriya mukobwa mwizeye ku buryo bworoshye cyane n'ukuntu ntajya nizera abantu, buriya utumiliyoni twanjye 5 aradusigaho cyangwa aratwitwarira twose. Niki kimbwira ko ibintu byose ambwiye ari ukuri? Yatekereje byinshi, ariko yumva uko bimeze kose agomba kumwizera. Leya amaze gusohoka gate y'abandi, nubwo yari asohotse yirukanka, yahise ahagarara akibaza ati ese kuko ibintu ni ukuri? Miliyoni yose arambwiye ngo nyikureho, ampaye ikarita iriho miliyoni 6? Gute se? Ntabwo bishoboka rwose. Ubu si ikarita irakora? Ubu si iriho amafaranga? Iyaba nari nzi gucekinga ngo menye kureba ko amafaranga ariho rwose ngo ndebe. Yarongeye afata ikarita areba neza yitonze, maze ako kanya ahita abona hari umukobwa usohotse mu modoka nziza, ahita aza amufata akaboko ati we wa mujura we, ntubonye usohoka hano kwa fiancé wanjye? Si wowe yambwiye yuko warayuje nijoro umaze kumwiba? Ntabwo ari wamucomokoye telefone n'ikofi yari afite? Ubwo nta kindi kintu utwaye usohotse gutyo gusa? Leya aramubwira ati oya, ni ukuri ntabwo nsanzwe ndi umujura, nta n'ikindi kintu mwibye. None se naba ndi umujura David akaba ari we umperekeje akangeza hano kuri gate akanafunga agasubirayo? Urumva yandika nkagenda gutyo gusa? Ntabwo mwibye ni ukuri. Melissa ati byose yabimbwiye, maze atabona ya karita ati niba utibye se iyo karita ye uyijyanye hehe? Iyo karita yo urayimaze iki? Ubwo ntumwibye se nkwifatiye, mpereza vuba iyo karita. Leya aramubwira ati wampaye ikarita yanjye niyo nihereye ngo nkore amafaranga, arayimpaye ngo nkureho miliyoni 1 yo kuvuza papa wanjye. Rero ejo nzahita nyimugarurira, nushaka umuhamagare ubimubaze rwose. Melissa ati arayiguhaye koko? None se wowe na David musanzwe muziranye ubundi? Leya ati oya, ntabwo tuziranye, ariko arayimpaye kandi ubikomeza kuntinza mpeza njye kwirebera papa wanjye. Melissa aramubwira ati sha urambabaje koko, ese ubundi uzi gucekinga ngo urebe amafaranga ko ku ikarita ariho koko? Leya ati ntabyo nzi, ngaho se mwinyereke turebe nanjye ndimo kubishidikanyaho. Melissa yahise afata telefone ye atangira gukanda, akajya ari yirebeshwa no ku ikarita areba aho imibare yanditseho, maze atamubwira ati wa mukobwa urambabaje rwose, iyi karita nta mafaranga ariho, nta kintu kiriho. Leya ati ntabwo bishoboka, nta mafaranga ariho. Maze Melissa aramubwira ati nta mafaranga ariho yewe, none se ntureba? Yahise amwereka ahantu handitse yuko nta mafaranga ariho koko, maze Leya agahinda karamwica ati uzi ko
nanjye ariko nari nabitekereje, nari naketse yuko rwose arimo kumbeshya. Nta muntu waguha ikarita iriho amafaranga angana kuriya, ntabwo bishoboka rwose. Leya aramubwira ati mwese buriya kuko abikoreye iki, abantu ni abagome koko. Melissa kuko yari abonye ko bisa nk'aho ibyo bintu atabisobanukiwe, yese atangira kumucurika aranamucanga cyane. Ati kuri banki bahita bagufata nk'umuntu ushaka kwiba banki nyine, rero wowe rwose nabibonye urashaka gufungwa, urarara muri gereza. Leya ubwo buramwica. Ati David si ibyo ngibyo yabikorera iki? Maze Melissa aramubwira ati David yambwiye inkuru yanyu yose, ukuntu wamwibye, ukuntu yashatse kugutwara kuri polisi ntabikoreye, gusa ariko impamvu atakujyanye kuri polisi nuko nta kimenyetso na kimwe yari afite, kubera ko telefone ye n'ikofi ye wari wabimusubije. Rero ntago yakureka ngo ugende gutyo gusa, iyi karita yiguhaye kugira ngo ugende bahite bagufunga ko ushaka kwiba banki kandi ko wanayimwibye. Rero nkugire inama mugenzi wanjye, ni nacyo kinzinduye kugira ngo nze ngusange hano nkugire inama ko nka mugenzi wanjye ntabwo nakemera kufungwa, igendere, ariko iby'iyo karita nyine ubyihorere, nta hantu azagukura, ntuzagaruke no kumureba rwose, yaragukoreye ibintu by'ubugome. Sinamuvuga nabi ni fiancé wanjye, ariko nawe kugerageza kumwiba wari wakabije rwose. Ntuzongere rero niyo mico yawe y'ububandi, dore nawe byari bigukuzeho, ngaho igendere batazagufunga. Leya ati mbega umuhungu w'umugome, nari nzi ko byarangiriye hariya gusa, none kuko yashakaga no kumfungisha, uwo mugani reka nigendere. Melissa ati hangane nyine nuko bigenze. Maze Leya aramushimira ati urakoze kumburira, ubu ngubu nari kujya muri gereza nzi ngo bampaye amafaranga. Aramubwira ati gendere nyine, ibyo ngibyo ubyihorere kandi ntuzagaruke no kumureba, atazagufungisha byamubabaje cyane ukuntu wari umwibiye telefone, ngaho igendere. Maze Leya ahita agenda yihuta. Ati ubundi nagatangaye, ninde muntu waguha miliyoni gutyo gusa none akaguha ikarita iriho ngo miliyoni 6, gukureho miliyoni imwe izindi zisigaye uzazimugarurire? Yewe kereka ahari abaye yarakubyaye da, nta wundi muntu rwose wabigukorera. Nanjye ndakagorye, igihe nahereye nsaba ubufasha nkabura numpa n'igihumbi, ubu koko nibwiraga yuko mbonye n'uwampereza miliyoni yose. Reka nigendere, nta n'umuntu nzongera gusaba ubufasha, bizaba uko byakabaye. Leya yahise agenda yirukanka yikoreye amaboko, ariko ageze imbere ya papa we agahinda karamwica, yibutse ko n'ubundi atari bukorerwe kubera yuko nta n'igiceri cy'5 yarazanye. Yaramwegereye aramuhamagara ati papa we, nubwo yari afite uburibwe n'intege nkeya, ariko yumvise ijwi ry'umukobwa we arishima, aramwenyura, ahita yubura amaso aramureba, aramubaza ati mukobwa wanjye wari uri hehe? Naraye nasinziriye, nari naguhangayikiye cyane. Leya ati mbabarire papa, narindi hamwe n'inshuti zanjye dukomeza kureba uburyo twabona amafaranga, ariko birangira n'ubundi ntayabonye, nuko nyurana hamwe tuba mu rugo ngo ndebe ko ibintu byacu nyine bimeze neza nta kibazo bifite, niyo mpamvu nyine naraye ntaje. Leya yari yabuze icyo avuga, atangira kubeshya, nabyo bisa nkaho bitangira kumunanira kubera ko ataramenyereye kubeshya. Papa we ati nta kibazo mwana wanjye, icy'ingenzi ni uko ubu ngubu umeze neza, ukaba ugarutse amahoro. Melissa aho yari arimo kwisetsa, maze akavuga ati mana yanjye, mbega agakobwa k'akaturage ariko kakajije, ni akanyacyaro gusa, ni akagoryi nikagende. Urabona ukuntu gashutse kagahita kemera, kagahita kampa ikarita bitangoye? Ntabwo bingoye rwose, ariya mafaranga Imana yari yayampangiye. Burya kuko Imana iyo iri bugusetse nta nubwo bikugora. Imana muri iki gitondo rwose byose imyisekereza imihereye miliyoni 6 zose mu ntoki zanjye, ntirutse ntasabirije, bitananguye rwose. Ubundi iriya karita isanzwe ari iyanjye, ni iyanjye, iriya ni akawunti ubundi David yafunguye
yo gushyiraho udufaranga turi aho two kwifashiriza abantu, nta kindi kintu yari yayifunguriye. Ubundi ninjye yajyaga yihanga kubaha amafaranga nshaka yose, none yarayihaye na kariya gaturage arabeshyura ubusa. Amafaranga ye yose n'ayanjye, nta wundi muntu ugomba kubonaho n'igiceri cy'5. Nzayarya paka yose nyarangije. Yanze kungurira fone nshyashya n'akamodoka, maze iminsi musabirizaho mubwira ntanyumve, akanga ko twisohokera, akanga ko njya gushopinga. None rwose reba Imana yaranyihereye ntanavunitse pe. Icyo gihe Melissa Rouge aje gusaba David imbabazi kubera amagambo mabi yari yarayamubwiye, yahise yigendera ati reka nigendere, nzaba ngaruka kumureba. Ntagomba kandi kumenya ko iyi karita ari njye uyifite, nta nubwo azigera amenya ko kariya gakobwa hari ahantu na hamwe tuziranye, ntabwo azigera amenya ko hari ahantu twahuriye. Melissa yarigendeye atitaye ku bibazo bya Leah, amafaranga yemeza kuyakoresha yose uko yakabaye. Leah na papa we bo aho bari kwa muganga wakurikiranaga papa Leah witwaga Dr Jerome yahise yinjira maze arabwira ati ndifuza ko tuvugana. Impamvu itumye nza kubareba nuko ushaka kubasezerera. Mukabwira Leah ati papa wawe amaze hano ukwezi kurenga, twagerageje kumwitaho uko dushoboye kose, abona imiti n'ibindi byose byagombaga kumufasha, gusa amafaranga y'igitanda cya buri munsi nayo niko agenda yiyongera, kandi ntabwo mubashije kwishyura ngo mukorerwe mutahe. Rero muhora muduha icyizere tukamushyira kuri liste y'abakorerwa, mukima umwanya n'abafite ubwo bushobozi, nyamara bikarangira muduhakaniye mutubwiye yuko amafaranga yabuze. Leah ati mutore Dr kandi ni ukuri niwe muduhaye n'ikindi gihe gitoya amafaranga azaboneka. Dr Jerome ati nta kindi gihe twabaha, twihanganye igihe kinini cyane. Njyewe ubwanjye mfitanye amakimbirane n'umuyobozi w'ibi bitaro kubera guhora mbavugira mbasabira imbabazi ngo ejo cyangwa ejo bundi amafaranga yaboneka, ariko mugakomeza kuntenguha amafaranga ntaboneke. Abandi barwayi bari kubaguye bafite n'ubushobozi tukabasubizayo babuze igitanda, nyamara mwebwe mukiryamyeho ntimushake no gukorerwa. Ubwo mwumva mutarimo kuduhemukira. Muganga yakomeje kubasobanurira ababwira ati munyumve neza, ntabwo tuba dukeneye kubona abantu baryamye hano gusa ku bitanda, nta kintu turimo kubakorera. N'ubundi kuryama kose ni kimwe, mugende mwe muryamye mu rugo, amafaranga yo kugira ngo mukorerwe naboneka muzaza, aho kugira ngo mugume ku gitanda cya hano amafaranga ari nako akomeza kwibara buri joro, kuko n'igitanda nyine muba mugomba kukishyura. Dr yarigendeye asohoka mu cyumba bari barimo, ababwira ko ari ukwitegura gutaha, ko nawe agiye kuwuzuriza impapuro zibasezerera. Akirenga umuryango papa Leah yazinze amarira mu maso, byasaga nkaho ari ijoro ry'icuraburindi ryari rimuguyeho. Leah ati hangane papa, naho bitadukundira ubu ngubu tukaba tugiye nyine gutaha, ariko ntabwo nzacika intege, nzakora uko nshoboye kose, nzemera nsabirize no ku muhanda, ariko mbona amafaranga uvurwa ukiri. Uko papa yari afunze amaso n'uburibwe bwinshi, Leah nawe umutima we wari wuzuye agahinda kenshi cyane. Yari yizeye David, none nta karita nta mafaranga, nta kindi kintu yatekerezaga cyazabaho amafaranga. David we aho yari ari mu kazi yari busy cyane, hari dokima bamuzaniye agomba gusinyaho. Icyo gihe yagiye kumva yumva hari message yakiriye muri telefone ye, ahita avuga ati Leah ubwo amaze kubikuza amafaranga yo kugira ngo papa we bamukorere, Imana imufashe bize kuza kugenda neza. Ejo mu gitondo nshobora kuzazinduka nkanyura kwa muganga nkabanza nkabareba, cyangwa se nkanyura n'umugoroba ntashye. Yikomereje akazi ke nta no kureba ngo havuyeho amafaranga angahe, yikomereza akazi ke nk'ibisanzwe, kuko yarazi ko nyine miliyoni yamubwiye ubwo ngubwo ari yakuyeho. Hashize akanya ariko yumvise nanone hari iyindi message ije,
David noneho yahise areba abona kuri ya account ye havuyeho miliyoni ya kabiri. Bwa mbere hari havuyeho miliyoni imwe, noneho yarabonye hese havaho iyindi ya kabiri. Yarikanze akibaza ati mbega none se wa mukobwa n'umutekamutwe? David byamuteye ubwoba, account ye ahita asaba ko bayibloka kuko nyine yarabonye ko Leah ari umutekamutwe atari uwo kwizerwa kuko yararenze ku masezerano bari bagiranye. Yatangiye gukeka ko amafaranga ariho yose agiye guhita yitwarira. Byamubaje cyane kubera ukuntu yari yamwizeye cyane. Leah we aho yari ari mu bitaro yari yicaye imbere ya papa we amufashe ikiganza, bose bacecetse batazi ukuntu ubwo buzima barimo buzarangira. Bagiye kumva bumva wa muganga aragarutse arabwira ati ndangije kubasezerera. Leah ati byibuze se mwaduhaye undi munsi umwe? Dr Jerome ati oya kandi rwose bino bitaro si ibyanjye, ni amakosa kandi kugumisha abantu hano nta kintu turimo kubafasha. Nabibasobanuriye kuko hari n'abantu benshi baba bakeneye iki gitanda, bakeneye gufashwa kandi bafite ubushobozi bwo kwishyura, rero mwabaha umwanya. Nabafashije uko nshoboye kose ntako ntagize, namwe rero aho bigeze nimudufashe. Jerome arahabwira ati ubu ngubu ngiye kubafasha ikintu kimwe gusa, ngiye kubafasha kuri transport. Maze ahita akura mu mufuka we amafaranga menshi arabahereza, arababwira ati ngaho nimutege nyine mugende mutahe. Leah na papa we babonye ko nta kundi byagenda, ubundi Leah ahita agenda ashaka akagare ko mu bitaro by'aho ngaho ashyiraho papa we, aramusunika amugeza kuri moto yari yashatse iparitse aho ngaho mu marembo y'ibitaro. Ubundi ahita abwira papa ati papa ngaho reka twitahire nta kundi twabigenza. Kubigendanye no kwishyura bwo rwose bari babasoniye kuko bari bazi neza ko amafaranga nta hantu bayakura. Leah yabonye ukuntu papa we birimo kumugora kwicara kuri moto, ashaka kurira, maze papa aramubwira ati ntugire ikibazo mwana wanjye ndabibasha, reka ntahe njye gupfira mu rugo mu mahoro. Leah ati papa uyivuga ibyo bintu n'ukuri ntacyo uri bube. Papa we ati ndashaka kurekeraho gukomeza kuko uvuna mwana wanjye, narakubabaje cyane, naguteye umuruho utavugwa, nagushyizeho umuhangayiko wose kandi ukiri umwana mutoya, warihanganye ntago wantaye, ntako utagize, wandwanyeho uko warushoboye kose. Ubu ngubu wakabaye uri ku ishuri urimo kwiga nk'abandi, none reba wirirwa hano mu bitaro. Imana izabikwiture, izaguha umugabo mwiza uzaguhoza amarira yose. Ntako utagize, ntiwanyinubye, ntiwansize njyenyine ngo ndutishe ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mwana wanjye umugisha uturuka ku Mana ni wowe wonyine ngusabiye, rero reka ntange gupfira mu rugo nta kundi. Leah ati papa wikomeza kuvuga gutya ariko ntaho ugomba kujya, tuzabona uburyo, ugomba kuzabaho papa, ugomba gukira. Papa we yahise yicara kuri moto, ubundi basaba motari kugenda gake gake. Bageze mu rugo Leah aramubwira ati papa humura ntukihebe, rero rwose ndabizi ubu ngubu wihebye kubera ukuntu badusezeye nabi cyane, basa nk'aho barimo kutwirukana. Ibyo byigutera ikibazo, amafaranga badusaba tuzashaka kandi tuzayabona, ninshaka nzatobore na banki ariko amafaranga aboneke. Papa ati ndakuje mwana wanjye, ntuzakore ikosa nk'iryo ngiryo kubera njyewe, ubuzima bwawe butazarangira nabi cyane bukarangirira muri gereza cyangwa se kwicwa. Agahinda ka mbere nagira kurenza akuba uburwayi mfite ni ukumva ko wishoye mu ngeso mbi z'ubujura, ubusambanyi cyangwa se n'indi mico mibi, ushakisha amafaranga ngo kugira ngo mvurwe. Kuri uwo munsi David we yumvaga yabuze amahoro, nubwo miliyoni 2 zari zarangije kugenda, ariko yumvaga akomeje kwizera Leah. Yafashe umwanzuro wo kujya kubareba ku bitaro kubera ko nyine Leah yari yamubwiye ibitaro ibyo ari byo. Maze akigerayo
akivuga amazina ya Papa Leah, abo bajije bahita bamumenya kuko nyine bari bamuzi, kuko yari azwi cyane, yakundaga kujya ku bitaro kenshi kandi nyine kwishyura bikagorana. Abaganga benshi bari bamuzi, batangiye kwibaza ukuntu umusirimu nka we aje kureba abo bakene, bakumva nyine birabacanze. Gusa bahise bamubwira ko babasezereye ko batashye. David arikanga akibaza ati babasezereye, none se bakorewe operasiyo bahita banabasize barataha? Yibaje ibintu byinshi ariko nta kintu yigeze ababwira. Arababaza ati none se hari uburyo nabona nimero zabo za telefone? Baramubwira ngo ati oya. David byaramubabaje, ahita ababaza ahantu yabona umuganga Jerome, kuko ariwe muganga wakurikiranaga Papa Leah yari yamubwiye. Bahise bamwereka ofisi ye, ahita ajya kumureba ariko asanga ntawe uhari. Baramubwira ngo uwo munsi yari afite liste ndende y'abarwayi yagombaga gukorera, wasanga akiri mu iseta. David yamutegerejeho gatoya, maze hashize akanya araza. Yese amusuhuza aramwibwira, amusaba kumuha iminota mikeya bakavugana. Dr. Jerome nawe arabimwemerera, aramubwira ngo nta kibazo. David amubwiye ikimugenza, amubwira amazina ya Papa Leah ko ari we yaraje aje kureba, ariko ko bamubwiye ko bamusezereye. Dr. Jerome ati nibyo koko twamusezereye, yatashye ntawe ukiri hano mu bitaro. David aramubaza ati none se ko bari bambwiye ko akorerwa uyu munsi, mwamukoreye ahita anataha? Umuganga ati wowe mupfana iki ko bikemeye gutanga amakuru y'umurwayi? David amubwira ukuntu bimeze, amubwiza ukuri ko nta kintu bapfana, ariko amubwira yuko yari yiyemeje nyine kubafasha. Dr. Jerome amusobanurira ukuntu ibintu byose byagenze kugira ngo nyine babasezere batahe, ko batashye badakorewe kubera kubura amafaranga. David birongera biramucanga, ati kubera kubura amafaranga cyangwa ndimo kuvuga umurwayi utari we? Ntafite umukobwa ukiri mutoya witwa Leah? Jerome ati n'uwo nguwo rwose wabimenye. David yibaje byinshi, ariko yumva byose atari ngombwa kubibwira Dr. uko byagenze. Arambwira ati bambwiye ko nta telefone bafite, nta n'ubundi buryo umuntu yamubonamo, ndumva ntazi n'ukuntu nzongera kubabona. Gusa ngiye kugusaba ikintu kimwe, uzambabarire ukinkorere. Akira nimero zanjye za telefone, niwongera kubabona bagarutse hano mu bitaro uzampamagare, haba saa 6 z'ijoro, haba saa 9 z'ijoro, igihe icyo ari cyo cyose, isaha iyo ari yo yose. Ni ukuri uzambabarire ubinkorere umenyeshe. Haza uwo mukobwa we gusa aje wenda nko gusabira papa we randevu, babonye amafaranga, baba bazanye bose ari babiri bari kumwe, uzambabarire ubwire. Dr. Jerome aramubwira ati nta kibazo nzakubwira, gusa hari ubundi buryo wabonamo uwo mukobwa we, nubwo ntazi ko ari ibintu byakorohera. David aramubaza ati namubona gute? Dr. Jerome arambwira ati numvise bavuga ko uriya mukobwa yiga muri kaminuza, ariko ikibazo ntago nzi kaminuza yigamo iyo ariyo, rero urumva ko nabyo bigoranye cyane. David arambwira ati iyo nza kuza kumenya iyo kaminuza nari kujya kumushakirayo nkareba yuko namubona. Ubwo rero ibyo byose tutabizi, nugira amakuru na makeya umenya, yaba ari kumubona bagarutse, yaba ari ukumenya iyo kaminuza bigamo, uzambabarire umbwire. Nuko Dr. nawe aramwemerera, amubwira ko nta kibazo kazamumenyesha. David yarigendeye, ariko agenda afite ibibazo nka miliyoni arimo kwibaza. Ntabwo yumvaga ukuntu amafaranga yabikujwe ari menshi, ariko ntabe yakoreshejwe icyo yagombaga gukoreshwa. Yaritahiye, ariko agenda asaba Imana kuzongera kumubona byibuze, ngo baganire, amusobanurira, amubwira ibintu byose ukuntu byamugendekeye. David ageze mu rugo, Melissa yahise amuhamagara, ariko David ntiyahita amwitaba. Melissa ku mutima akavuga ati umunyabugugu gusa, nka buriya iriya account yahise
ayifunga ngo ni ukubera iki? Utumiliyoni 2 gusa nari mbashije gukuraho nitwo twatumye atatekereza kuyibloka. Mbega umunyabugugu ariko. Yahise yongera aramuhamagara. David noneho aramwitaba ariko aramubwira ati ndananiwe cyane, ndashaka kuruhuka, nzashaka umwanya tuganire. David mu by'ukuri icyo gihe si uko yarananiwe kuko nta n'umunaniro mwinshi cyane yari afite kuri uwo munsi, ahubwo nuko atashakaga kumuvugisha. Yakomezaga gutekereza kuri Leah na papa we, bigakomeza kumucanga. Leah na papa we nabo aho bari uko iminsi yakomezaga kwicuma niko ubuzima bwarushagaho kuba bubi cyane. Leah we ku ishuri byasaga nkaho atakijyayo, yajyagayo gake cyane, ubundi akajya yagiye gukora ikizami kubera ko nga gusiga papa we mu rugo wenyine. Umugoroba umwe Leah yagiye kugurira utubuto papa we, maze ahura n'umukobwa biganaga witwaga Dudu. Aramubwira ati sha Leah, ko twakubuze muhora mwimuka, umuntu azaho mwabaga mbere agasanga ngo mwarimutse mwahavuye, nta telefone ukigira, ntukiza ku ishuri, amakuru yawe ubundi koko? Leah ati ni bya bindi nyine by'uburwayi bwa papa wanjye, aracyarembye, amafaranga yarabuze, ibibazo byanjye uko ubizi niko bikimeze, banadusezereye mu bitaro batamukoreye. Mugenzi we aramubwira ati ihangane sha, ihangane ni ukuri, ariko Leah ibibazo muhura nabyo nawe bigiramo uruhare. Ubu papa wawe aba yaranakorewe, yaranakize rwose, byaranarangiye. Umukobwa nkawe abura amafaranga yo kuvuza papa we, erega akazi karahari, wakiga ukanakora. Leah ati ngaho se sha, nabonaga kuye hehe se? Dudu aramubwira ati akazi karahari, ntukabeshye rwose. Leah iwacu hari ubwo ari abakire, si turi abakene ntubizi? Akazi papa na mama bakora ntukazi? None se hari umukobwa undusha kwambara neza no kwiyitaho mu ishuri? Hari undusha guhinduranya ibisuko no kujya muri salo gukoresha imisatsi n'inzara? Hari undusha telefone nziza? Nawe rero jijuka utangire ukore, erega amafaranga warayakorera ntago yizana. Nawe rero wayakorera ukavuza papa wawe, mugakodesha ahantu heza hasobanutse, ubuzima bukagaruka n'abavandimwe banyu bakaza mukongera mukabana, famille ikuzura. Ahita amubwira ahantu ari bumusange nimugoroba niba bishaka, akamurangira akazi agakora nawe akinjiza amafaranga. Aramubwira ati uzajya ukora amasaha makeya ya nijoro, utahoze kwita kuri papa wawe, maze ubundi mu gitondo uzi ku ishuri. Maze rero aramubwira ati sha, nukuri urakoze cyane, akazi ko ndagashaka kandi ngomba kugakora, urakoze cyane, ndibuze kuza kukureba, ntabwo ndi bwice gahunda. Nuko Dudu aramusezera, aramubwira ati nta kibazo ngo turibuze kuza kubonana. Nimugoroba koko Leah yabwiye papa we ko hari akaraka yabonye. Papa we ati akazi k'iri joro se mwana wanjye ni kazi bwoko ki? Nipfa kuba atari akazi k'uburaya cyangwa se k'ubujura n'ibindi bikorwa bibi. Aho kwishora muri ibyo bintu uzandeke wipfire mwana wanjye, mpora mbikubwira. Leah ati humura si ibyo papa. Yamusezeho nuko aragenda, ariko ageze aho ba Dudu bari bamubwiye asanga ari kumwe n'abandi bakobwa, maze bamukubise amaso baraseka bati mundebere ziriya ngutiya yambaye we. Dudu ahita amuhereza imyenda ati nari mbizi yuko ari buze kuza kunsebya, niyakira imyenda yambare nari nayimuzaniye. Leah ati ariko se muri mu biki, imyenda y'iki se? Dudu aramubwira ati sheri, nakuboneye ikidadi cyiza cyane gifite kashi. Nuko ahita bamwereka ku ifoto, abona ni umupapa uruta se, maze Leah arumirwa ati aba nibo bagabo mubonana nabo bakabahereza amafaranga? Iki nicyo kiraka wambwiraga wamboneye? Aka niko kazi navuye mu rugo nirukanka nje gukora? Maze baramuseka bati none se ubona tubaye iki, ubona tutabayeho neza? Leah ati reka njyewe ntago najya muri izo ngeso mbi, ntibagiye kunterinda cyangwa se bakanyanduza ibirwara. Baramuseka baramubwira bati
ubwo si byo nibyo biguteye ubwoba? Umubwire mwikingire niba ari ibyo ngibyo utinya. Leya arabyanga, avuga ko niba ari ako kazi bari bamuboneye atari buze kuza kugakora. Bakomeza kumuseka bati ubwo n'ubujiji ko ukundana n'umuhungu se mukirirwa muryamana warabaye nk'umugore we, ejo cyangwa ejo bundi mugashwana mugatandukana kandi nta n'igiceri cyatanaguhaye, nkanswe noneho kubikora bari bunakwishyure. Leya arababwira ati njyewe rero ibyo sinabikora, n'uwo muhungu murimo kuvuga kandi ngo muba mukundana mukirwa muryamana muba mwabikoze ku bushake bwanyu, ntago aba yabiguhatiye kubikora. Nawe uri umukobwa muzima ufite ubwenge ntago wabimwemerera. Bakomeza kumuseka baramubwira bati cyangwa ufite ubwoba? Bahita bamuhereza inzoga baramubwira ati ngaho nywa ubwoba bushire, ibyo bitekerezo by'ubugoryi byose bigushiremo bigende. Leya yarebye izo nzoga yibuka ukuntu yazinyweye akamira ntiyongere kumenya n'aho ari, kandi ko kuva icyo gihe yashimye Imana ko David ntacyo yamutwaye kandi byarashobokaga, agahita anavuga ko atazongera kuzinywa mu buzima bwe, maze nabyo arabyanga yanga kuzinywa. Bakomeje kumuseka cyane bakomeza kumushukashuka bamubwira ko agomba gutinyuka, maze nawe ageze atangira gutekereza ati ariko se ubundi amafaranga y'iki gihembwe ko nshimye ko cyo kirangiye, aho igihembwe gitaha yo nzayakura he? Nzishyura iki? Ubu ngubu koko singiye kuva mu ishuri, ubu semestri isigaye koko nzayishyura iki? Uwabikora ibibazo mfite bikarangira ko mbona aricyo kintu cyonyine cyazankura mu bibazo ndimo, uwabikora nkibonera amafaranga yo kuvuza papa no kwishyura ishuri, ubundi nkazahita ndekeraho sinzongere kubisubiramo. Leya yatekereje ibintu byinshi cyane, maze nawe atangira kwenda kugwa mu bishuko ngo yishore muri izo ngeso mbi. Yageze ariko yibuka amagambo papa we amaze iminsi amubwira ngaho kwishora muri ibyo bintu azamureke yipfire. Akibuka amagambo mama we yamubwiye atarapfa ko ari we asize nk'umubyeyi uzakomeza kwita kuri barumuna be no kubabera icyitegererezo. Akibuka amubwira ngo azirinde ingeso mbi zose, ngo ntazazigire arota kugerageza kwishora mu ngeso mbi yibwira ko wenda ariho yashakira igisubizo. Akibuka amubwira ati mwana wanjye ntukabigerageze n'inshuro n'imwe, kuko biroroshye kumarana igikombe cy'ubuki umwaka wose mu nzu utaragikoraho kurusha kumarana igikombe cy'ubuki cy'umweru kimwe gusa warakojejemo umutwe w'agatoki gusa ukarigataho, kuko kubireka icyo gihe birakugora ugahora uvuga uti kanongere ndigateho numve. Ibyatangiye ari ukurigataho gusa bikarangira bibaye ikindi kintu, kugeza unateruye igikombe cyose noneho ugakubita ku munwa utitaye no kuba kureba. Kubera ko mwana wanjye ikintu cyose utangira ugikora uvuga ngo ntago nzongera, maze bikarangira gihindutse nk'aho ari akamenyero, ugatangira noneho kujya ugikora buri munsi, cyarahindutse ubuzima bwawe bwa buri munsi. Leya yabitekerejeho cyane aravuga ati ni nk'ibi ngibi mama wanjye yavugaga, nshobora kubijyamo mvuga ngo ni inshuro imwe gusa cyangwa ebyiri, nkavuga ngo ni ukugira ngo mbone amafaranga yo kuzishyura ishuri no kuvuza papa, nkatangira mbonana n'umugabo umwe ku munsi, bikazarangira na 5 mbagejejeho, kugeza igihe nyine bimpinduye nk'umusazi nkatangira kwitwa indaya, nkanigiramo n'indi mico mibi cyane. Papa wanjye nashatse gufasha nkamufasha biturutse muri ubu buryo, yabona uko nabaye agahinda kakamwica kakamwitana nkamubura kandi ari we nabikoreraga. Leya gutekereza kuri ibyo bintu byose yahise abireka arirukanka arigendera, atitaye ku bibazo byari iwabo, atitaye ku mihangayiko yose bari bafite muri icyo gihe. Yanze kwishora mu ngeso mbi, maze aragenda. Ageze mu rugo iwabo atangira gusenga abwira Imana aravuga ati Mana mbabarire, ariko nawe aho bigeze gira icyo ukora. Nasezeye ku kuzongera gutekereza ku bujura n'izindi ngeso mbi zose. Ingeso zose nashoboraga kwishoramo zikanzanira amafaranga ndazanze rwose, ariko nawe ngaho gira icyo ukora, ni wowe wenyine mpanze amaso. Gira icyo ukora papa wanjye avurwa akire, ngaho dore ngewe nshyize agapira hasi sinishaka kwirwanirira,
ngaho wowe ndwanirira. Leya yakomeje gusenga cyane kandi arizera, yizera yuko Imana izabikora nubwo nta gisubizo na kimwe yari afite. Iminsi yaricumye kandi inzu bakodeshaga nayo niko amezi yari atangiye kuba menshi cyane batishyura. Igitondo kimwe nyiri iyo nzu yaraje kandi aze yarakaye cyane. Icyo gihe noneho ntago yaje ari wenyine, yaje ari kumwe n'abandi bantu bagombaga kumufasha gusohora Leya na papa we mu nzu. Batangiye gusaba imbabazi, ariko arababwira ati ariko ko nabihanganiye amezi menshi, ngaho nimusohoke mugende. Ese mubona njyewe nta bibazo ngira iyi nzu imfasha gukemura? Muba mubona nazabihanganira kugeza ryari? Ni gute nzakomeza kwikorera ibibazo byanyu nkaho njyewe ntagira ibyanjye? Nimugende mujye kugeragereza ahandi rwose, njyewe ndarambiwe, nabafashije kenshi. Icyo gihe nta mikino yari ihari, barabasohoye nuko baterura papa wa Leya utarubashije no guhagarara, bamuryamisha aho hanze. Babwira Leya bati ngaho shaka iyo mwerekeza muko. Leya ati turajya hehe se? Turaguma hano mu mbuga kuko ntabwo dufite aho twerekeza. Nyiri iyo nzu kumva ko bashaka kuguma aho ngaho mu mbuga ati mugende vuba se, nimugende mutamburize umukiriya nari nabonye kuyizamo. Ninde wafata iyi nzu ngo yemere kuyijyamo muryamye aho hanze? Leya baramutuka bati wa mukobwa we kura ute si hano? Nyiri iyo nzu yahise areba ikigorofani cyashaje cyari kiri aho ngaho, ahita agifata agihereza Leya. Baterura papa we bamuterekamo muri iyo ngorofani n'utundi tuntu twabo dukeya bati ngaho se nimugende muva aha ngaha. Ngaho muko sunikiriza ushaka iyo mwerekeza. Icyo kigorofani gishaje bari bamaze gushyiramo papa Leya babwiye Leya bati iyo ngorofani uyigarure cyangwa se nubishaka unayihamane ariyo muzajya mubamo ayiraremo, ibyo birabareba n'akazi kanyu. Leya yabuze uko agira, agenda asunika ingorofani inzira yose, anyura ku bantu bakamwitegereza bati we murebe uriya mukobwa urimo gusunika umuntu mu ngorofani. Barabasetse, abandi bagafata amafoto bakisekera, dore ko Leya no kwicunga byari byamunaniye kubera kutabimenyera, utubaraga dukeya n'umuhanda utameze neza. Yageze aho araruha neza no kugenda biramunanira. Papa we aramubaza ati ariko se ubundi unjyanye hehe mwana wanjye? Leya ati nanjye simbizi papa. Papa we ati maze rero wikomeza kwirushya mwana wanjye, reka tujye muri iriya nzu. Yari inzu yari iri aho ngaho ku muhanda ariko itari yuzura, bisa nkaho babaye bahagaritse kuyubaka. Leya ati nitujyamo se nyirayo akadusangamo ntatumerera nabi? Papa we atakora icyo ashaka, nashaka twice, urwo dupfuye n'ubundi si rukeya. Leya yamugejejeyo. Papa we ati si uko ko urashobora kunshyira hasi ko nshaka kujya hasi? Ndashaka kuva muri uru rugorofani, nahinamiranye none ndumva n'umugongo ugiye gucika. Ngaho gerageza unshyire hasi. Leya nubwo yabonaga bigoranye cyane ariko yabwiye papa ati ndagerageza ngo ushyire hasi papa, none se ko nabonye nta muntu n'umwe udufitiye impuhwe. Leya yagiye haraterura, nubwo papa we yari yaranazonzwe cyane yararwaye, ariko kumuterura ntabwo byari byoroshye, byaramunaniye. Ahita ahagarara ku muhanda ashaka umuntu umufasha, kubw'amahirwe aramubona, nuko araza aramufasha. Baterura papa we bamuryamisha aho ngaho hasi. Papa we atabwira Leya ati mwana wanjye untera agahinda, iyaba nipfira gukaruhuka nuko n'urupfu narubuze, ubu se nakumariye iki nk'umubyeyi koko usibye kugutera imiruho gusa? Leya ati papa reka kwishinja amakosa kuko nzi ko Imana izatugirira neza. Papa we yanze gukomeza kumuhahamura cyane, ageze aho aramwihorera ariryamira, ariko akumva atangiye gucika intege cyane. Ageze abwira Leya ati ahwi ndumva mbuze nuko ndyama, enda mfasha neguke. Leya ahita aza aramwegura, amusegura igikapu cyarimo utwenda dukeya bari bafite. Papa we ariruhutsa aramubwira ati nibura ubu ngubu ndumva ndyamye neza. Leya ati ni byiza ko umeze neza papa, rero hano mfite udufaranga dukeya kandi kukurebera ko nakubonera utubuto mu isoko, ntago ndi butinde ndahita ngaruka. Papa we nubwo yumvaga atangiye kutamera neza ariko yanze gukomeza guhamura umukobwa we, aramubwira ati gendere nta kibazo ubu ngubu umeze neza, humura uragaruka usange meze neza. Leya yahise agenda uko kuko yabonaga byibuze
imbuto arizo papa we asigaye ashobora kugerageza. Yari asigaye arya ibintu byoroshye cyane, rimwe na rimwe akananywa amata. Amata yo yari bunayabone muri karitsiye aho ngaho bari batuye, ariko imbuto kubera ukuntu zahindaga yifitiye n'udufaranga dukeya, yumvaga byibuze bari buze kuza kuzimuhera kuri makeya bakanamuha nyinshi, nagenda akigerera ku isoko. Nuko agenda gutyo yerekeza ku isoko, asiga papa we wenyine, amusezeranya yuko atari buze kuza gutinda. Leya amaze kugenda, papa we yakomeje gucika intege cyane, ndetse atangira no kubira ibyuya. Atangira guhamagara Leya, ariko akumva ijwi ntirisohoka. Nyuma y'akanya gato ibyo ngibyo bibaye, David nawe yari ari mu nzira yerekeza kuri inyubako, kuko yari inzu ye itari yuzura. Icyo gihe yari ari kumwe n'abantu bari basanzwe bamwubakira, kuko yashakaga gukomeza imishinga yo kubaka iyo nzu bakazayirangiza. Baraje barahagera, maze batangira kureba iyo nzu bayitegereza, bavuga n'uburyo bazayubaka. Batangira no kongera kuzenguruka mu byumba byose kuko batahaherukaga. Bakomezaga kugenda bareba ukuntu bazasubukura imirimo yo kubaka, ariko bageze mu cyumba kimwe barikanga. Basanze umugabo aryamye hasi kandi bisa naho atarimo guhumeka. Baramwitegereza maze David ati dukore ku mutsi wo mu ijosi twumve yuko umutima ugitera. Barahakoze maze kubw'amahirwe bumva umutima uracyatera. David ati vuba vuba byihuse tumugeze kwa muganga. Babandi bagombaga kuzamwubakira bati none se boss, ubu ngubu kumujyana kwa muganga urumva ari ibintu twakabaye dukora? David ati none muragira ngo dukore iki? Baramubwira bati reka tumusohore tumujyane hariya hanze mu muhanda tumuryamishemo, kuko rwose nitumugeza ku bitaro barahita badushyiraho umutwaro wo kumwishyurira. Niko bijya bigenda iyo abantu bajyanye umuntu nk'uyu nguyu, ibitaro rwose bihita bigufatirana bigashaka kwishyuza, kandi uwo muntu utamuzi nta n'ahantu muhuriye. David ati ubwo bwaba ari ubunyamaswa twaba turimo kumukorera, turimo turatinda, mumujyane nta kibazo, niba dusaba kumwishyurira turareba ukundi kuntu twabigenza, ariko rwose tumusohoye hanze tukamugeza hariya ku muhanda tukamuhasiga byaba ari ubunyamaswa twaba dukoze. Nimugire vuba vuba tumuterure tumushyire muri ya modoka yanjye mujyane mugeze kwa muganga. Babikoze uko, bamujyana batamuzi, maze bamugeza ku bitaro bikomeye byari biri hafi aho ngaho. Bamujyanye batamuzi, nta zina, batazi icyo arwaye, nta makuru na makeya, kuko naho bari bamujyanye atariho yari asanzwe yivuriza. Nabo babaye nk'aho bagiye guhera ku murongo, bakora ibizamini byose kugira ngo nyine bamenye ikintu arwaye, maze nabo baza kubona uburwayi afite, babona bagomba kumubaga. Gusa nyine icyo gihe David nta makuru na makeya yari afite yuko uwo nguwo ari papa wa Leya yahoraga ashakira. Leya wari wagiye ku isoko yagarutse arimo guhamagara ati papa nizere ko ntatinze cyane. Akomeje kumuvugisha, ariko ageze mu cyumba yari yamusizemo aramubura. Atangira gushakira mu byumba byose ahamagara ati papa wanjye uri hehe koko? Yakomeje kumushakisha ariko aramubura burundu. Abona harimo cya kigorofani bari bamuzanyemo, abona na cya gikapu cyabo kirimo utwenda n'igifuka bari bazanye kirimo udusafuriya n'utundi tuntu dukeya. Leya yatangiye kurira abura icyo gukora. Afata cya gikapu akuramo imyenda mikeya, arangije iyindi ayisiga aho ngaho kuko atari kuyigendana yose ngo abishobore. Yagendaga yibaza ati papa se wenda yakururutse ajya kwiyahura, kuko numvaga atangiye kwiheba cyane. Papa wanjye ubu ngubu koko byamugendekeye gute? Akibaza ati ubu ngubu ndabaza nde? Ese nsabe ndi bufasha? Leya yasubije ubwenge kugiye atangira gutekereza kuri David, akavuga ngo nyamara David ni umuntu mwiza, uriya mukobwa yarambeshye. Niba ari umuntu mubi kubera iki namwibye akamfata ntanteze abantu cyangwa se ngo amfungishe? Kuki yanyugamishije mu modoka ye ntareke ngo imvura inyagirire hanze? Kuki naraye we ntasagarire ngo ararankoresha ibyo yishakiye byose kandi byarashobokaga? David ni umuntu mwiza, atandukanye cyane n'abandi bantu bose njya mbona. Ngomba gusubira kumureba, uriya mukobwa yarambeshye, sinagombaga kumwizera. Leya yumvaga agomba kujya kumureba akamubwira ibyamubaye byose, akavuga ati wenda ashobora no kumfasha gushaka papa wanjye. Leya yaragiye, ageze kwa David aho kumusangayo ahubwo asangayo Melissa. Melissa akimukubita amaso aravuga ati wabona ntagiye kongera gutsindira utundi dufaranga kuri iyi nshuro koko? Noneho
David buriya yamuhaye ikira, yahise amubaza ati ugarutse hano gukora iki? David yongeye kuguha indi karita? Leah ati oya, kandi rwose maze kumenya ko ubushize wambeshye. Melissa ati ziba ceceka vuba, n'ukuntu yakubwiye gukuraho miliyoni imwe gusa ugakuraho miliyoni ebyiri. Ubucakura bwawe ndaburambiwe wa mukobwa we. Nuko akomeza kumubwira ati gusa ubu ngubu David arimo aragukurikirana ngo ufungwe wishyura amafaranga ye wariye, ntabwo bizarangirira hariya. Leah yarikanze atari ko hari ufite indwara yo kwibagirwa. Njyewe nkuraho amafaranga ku ikarita ya David, hari ubwo nigeze nyitwara se we nayihaye? Ntabwo ari wowe wayisigaranye? Melissa ati njyewe nayikwatse ryari? Wamuteka mutwe we. Umva, kamuhamagare David mubwire ko wabonetse, yohereza abashinzwe umutekano bagufate. Wakajura we, n'ubundi urasa n'abajura, barahita bagufata maze bajye kugufunga. Melissa yatangiye guhamagara koko. Leah atekereje neza ati kandi koko uyu mukobwa ukuntu mbona ameze n'ukuntu anyihindutse ashobora no kumfungisha. Atumva wihamagara kandi igendere. Melissa ati guma aha ngaha urebe ibikubaho, ngaho guma hano urebe ibyo ngukorera. Nuko Leah arambwira ati Imana niyo mucamanza utabera, singiye guhangana nawe, nzi neza yuko ukuri kose igihe kizagera kukajya ahagaragara. Gusa abantu muri ibitangaza koko, urabona ukuntu urimo kumbeshyira nkaho ari byo koko, ndumva numiwe pe. Leah n'agahinda kenshi yakomeje kumubwira ati warampemukiye, utuma papa wanjye atabagwa, ubu yari kuba atangiye no koroherwa, none reba ibyo wakoze, warayariye unanteranya na David ngo ni njyewe wayatwaye, uri umugome cyane. Melissa ati ko numva ushaka kubihakana ni wowe nyine, ntuzajya umubona kandi ujye unihisha kuko yarakurakariye cyane, umunsi yakubonye uzarara muri gereza. Yarigendera ati reka nigendere wa mukobwa buri kindi kintu ntabwo usanzwe. Melissa nawe asigara aseka ati pu nikagende gakura umwanda waka ahangaha uko gasa gusa, inzererezi gusa, mbega urukapu kikoreye wagira ngo ni umurwayi wo mu mutwe ba nyir'ibironda babishwitu n'abandi nkabo. Cyakora Melissa ndakazi, uzi ko ntashobora no gukina filime we. Nikagende nzaba ndeba aho kazongera guhurira na David wanjye. David muri ako kanya yarakiri kuri bya bitaro aho bari bajyanye papa wa Leah, nubwo nyine atarazi ko ari we papa we. Abaganga batangiye kubabaza bati ese aho mwatoraguye uyu muntu nta kintu yari afite, nta gikapu wenda ngo turebemo imyirondoro ye tumenyeshe n'umuryango we? Bakomeza kubabaza niba hari ikintu begeze bahabona kindi cyaba kibitsemo wenda n'ubwishingizi bwo kwivuza cyangwa se ikindi kintu. David yahise yibuka ko hari igikapu basanze nyine yiseguye, ariko ko batigeze bakizana. Yahise afata imodoka ye asubirayo, ariko asanga igikapu kitagihari, ahubwo hari imyenda mikeya ihanyanyagije. David ahita akeka ko wenda icyo gikapu hari nk'abantu baje bakakiba bakikuramo ibintu by'ingenzi bakabitwara. Yasubiye kwa muganga ababwira uko bimeze, baramubwira bati nta kibazo, ntako mutagize, mwagize neza kumugeza hano, tuzakomeza dushakisha umuryango we. David yaritahiye n'umunaniro mwinshi cyane. Ageze iwe asanga Melissa arahari, atangira kumubaza ati wageze ute hano? Melissa ati ese wibagiwe yuko mfite zimwe mu mfunguzo zawe? David ati ariko naziguhaye kugira ngo tuzajye tuzikoresha nko mu gihe cya urgence, nataye nk'izanjye wenda cyangwa se habaye nk'ikindi kibazo, ntabwo naziguhaye rero ngo ujye uza hano uko wiboneye kose. Melissa ati yego komana, ariko ahari wabonye undi mukunzi mushya sinyira umukunzi wawe, njyewe ndumva kuza hano ko mbishaka kose nta kibazo kibirimo, cyane ko nari naje ngo twiyunge, maze iminsi nshaka ko tubonana ngo twiyunge, ariko burya ukankwepa ubundi ukambwira yuko unaniwe ngo uraza kuza kongera kumpamagara, nkategereza nyine nkabona utampamagaye. Nje kumarana nawe iyi weekend yose kugira ngo dusubize ibyacu ku murongo. David ati kumarana nanjye igihe se nibyo byatuma ukosora amakosa yawe? Bakomeje kuganira ariko n'ubundi barimo gushwana, nta rukundo na rukeya rwose rwari rugihari. Ko bakomezaga kuganira gutyo, niko Leah nawe yakomezaga kugenda umuhanda wose abaza abahisi n'abagenzi niba ntawabonye papa we. Yageze aho aratekereza ati
ubu ngubu wabona hari umuntu waje agasanga papa ameze nabi cyane agahita amufata akamujyana ahantu asanzwe yivuriza, wabona wenda papa yamubwiye aho ariho. Ubu ngubu wabona bamujyanye kwa Dr Jerome, n'ahandi rwose papa wanjye ari ngomba kujya kumushakirayo. Leah nubwo yarananiwe cyane kubera urugendo n'igikapu yari yikoreye, ariko yakomeje kugenda. Ageze yatangira kubaza abaganga baho ngo papa ntawe uri muri ibi bitaro, baramubwira bati oya ntawe uhari. Leah yanze kubyizera, ahita abona Dr Jerome asohotse agiye gutaha, amwirukaho aramubaza ati koko papa ntawe uri hano? Dr Jerome ati noneho ni igitangaza, none se ntago mukibana? Leah ati turabana, ariko nkeka ko hari umugiraneza wamuzanye hano kumuvuza. Dr Jerome ati oya, kereka niba bamujyanye mu bindi bitaro, naho rwose hano ntawe uhari. Abantu bose barabizi ko ari umurwayi wanjye, iyo baba bamwakiriye baba bamenyesheje nk'uko bigenda igihe cyose yaje. Leah yakundaga papa we kubi yacitse intege, ahita agira shoke yikubita hasi. Ahantu hanyuma yakekaga papa we yaba ari, yari asanze ntawe uhari. Leah icyo gihe bahise bamuterura baramwirukankana, bahita bamushakira umutsi bamuhereza amaserumu, bakomeza no kumwitaho cyane. Dr Jerome wari waremereye David kumuhamagara igihe icyo ari cyo cyose naramuka abonye Leah, yibutse amubwira ati haba saa sita z'ijoro, saa 9, saa 10, isaha iyo ari yo yose uzampamagare umenyeshe umbwire. Yahise amuhamagara ati wa mukobwa Leah ari hano mu bitaro byacu. David nta no kubitekerezaho ahita abwira Melissa ati ndagiye, nshobora kugaruka cyangwa se sinagaruke. Melissa umujinya uramwica, atari ko gukundana n'uyu nguyu noneho ni nko kwikundana. Karagiye, ubu se agiye he umuntu mbwiye ko nje ngo tumarane weekend yose? Akomeza kwitotomba ati umuntu ndamubwira ngo ndashaka kumara nawe igihe kinini, agahita yanduruka ngo aragiye. Ubanza arwaye ntinyida, cyangwa ubwari ubu ngubu wabona agiye mu kazi kunsiga njyenyine gusa n'ukuntu narinje namwiteguye. Rwose njyewe David nzajya muca inyuma, nta kundi nabigenza, n'ubundi simukunda. Yaba atari ifaranga rye mba naramucitse kera cyane. Uko yasigaye yivugisha ibyo byose, David nawe niko yari mu kugenda yerekeza kwa muganga. Yagendaga asenga Imana ngo asange Leah agihari, atagenda atamubonye. Nta nubwo bari bamubwiye ko arwaye, ntabwo bari bamubwiye inkuru yose y'ukuntu byagenze, bityo bari bamubwiye gusa nuko bamubwiye ko ari aho ngaho kwa muganga. Yumvaga ashaka kongera kumubona no kumubaza impamvu yatashye atavuje papa we. Akigera kwa muganga akavuga ko ashaka Leah, bahise bamubwira icyumba arwariyemo. Atangira kwibaza ati icyumba arwariyemo nawe se yarwaye, byamugendekeye gute? Byaramuyobeye, akomeza kugenda ariko asanga Leah asinziriye, serumu zicometse. David bikomeza kumubera cyane, yamuteye intebe imbere yanga kugenda atakangutse ngo bavugane, maze akomeza kumwitegereza cyane. Yaramwitegerezaga akabona yaranutse cyane, afite n'imibereho mibi cyane. Akavuga ati ubanza nari gukumbuye cyane kurusha uko nashakaga kukubaza iby'amafaranga n'iby'uburwayi bwa papa wawe. Imana ishimwe ko nongeye kukubona, ndizera noneho ko ndibuze kuza kugenda tuvuganye. Yakomeje kumwitegereza cyane akibaza ati amafaranga yakoresheje iki mu by'ukuri? Yagize ati ko atavuje papa we ntaniyiteho, cyangwa se ngo ayarye bigaragare ko yayariye, ko mbona yishwe n'umuhangayiko. David yakomeje gutegereza agize Imana, maze Leah arakanguka. Leah mu gukanguka kwe akabona David amwicaye imbere, ubwoba bwaramwishe, maze aravuga ati ubu ngubu yamenya aho ndi, none ubu ngubu yaje azanye na polisi, ngiye gufungwa byarangiye. Yahise yongera ariyorosa atinya no kumureba mu maso, aramubwira ati mbabarira, wumva ukuri kwanjye ntumfungishe ndakwinginze. Mbabarira ntiwite ku magambo ya fiancé wawe, ndabizi yakubwiye ibintu byinshi cyane, ariko arambeshyera, nta na kimwe nakoze. David yarikanze ati none se urimo uravuga ibiki ngo fiancé wanjye ngo nta na kimwe wakoze? Ibyo ngibyo ni ibiki? Leah ati ndabizi neza kubizi. David ati nta na kimwe nzi, ni ukuri wanshanze, ntabwo ndimo no kubisobanukirwa. Leah yahise amusobanurira byose, ukuntu ibya ya karita yamuhaye byagenze, ko Melissa yitwaye, ko nyine yari yamubeshya akamubwira ngo nta mafaranga ariho, ngo kandi ngo
agura uburyo bwo kugira ngo David amufungishe, amubwira byose ko yahise abyemera ko ibyo bintu by'amakarita no gukoresha amakawunti atarabimenyereye. Aramubwira ati nyine yaramfatiranye aranshuka, nanjye ndabyemera kubera yuko nyine ntari nanagufitiye icyizere cy'uko ushobora kunyizera ukampereza amafaranga angana kuriya. Gushidikanya kwanjye niko kwabiteye byose, umbabarire. Rero yamubwiye byose nta na kimwe amuhishe, amubwira n'ukuntu kare yagiyeyo agatangira gusa nk'aho amubeshyira bimushyiraho. Aramubwira ati rwose njyewe ndarengana, byose byatewe na Melissa, niwe watumye papa wanjye agenda atavuwe. David arumirwa ati mana koko nuko nguko byagenze, ntabwo nari nzi ko ari uko nguko bimeze. Nuko rero aramubwira ati byibuze se uranyizeye? David ati ndakwizeye kandi aranakubeshya, nta nubwo nigeze njyewe nguhiga ngo nkujyane kuri polisi, ubwo nyine yaguteraga ubwoba kugira ngo utazanshakisha ngo mbone umbwire byose uko byagenze. Nuko aranamubwira ati kandi kuri ibyo byose byabaye hagati yawe nawe nta kintu na kimwe yigeze ambwira, nta kintu na kimwe nari mbiziho, nyine nari nzi ko ari wowe gusa wayifashe ukayitwara, ariko nta kindi kintu nari nzi cy'uko wenda wowe nawe mushobora kuba munaziranye. Leah ati nuko nguko byagenze, umbabarire niba warantekereje ukundi. David ati nubwo ari uko byari byaragenze, ikarita nyine nkayibura kandi nkabona hanavuyeho amafaranga menshi, numvaga nkigufitiye icyizere. Leah ati warakoze ni ukuri kunyizera, ariko reka ibyo ngibyo tubireke, nifite ibibazo bikomeye cyane, papa wanjye namubuze. David ati papa wamubuze? Byagenze bite? Leah yamubwiye byose ukuntu byagenze kugira ngo abure papa we, maze David ahita yumva neza ni wa mugabo. Nuko David nawe amubwira ukuntu bamujyanye kwa muganga ko yahavuye na operasiyo yakozwe. Leah yarishimye cyane aramushimira ati wakoze cyane ni ukuri Imana iguha umugisha, sinzi n'ukuntu nagushimira, mbabarira duhite tugenda tujye kumureba. Bahise bagenda koko barara bagenda ijoro ryose, maze bagezeyo basanga atangiye no gukanguka. Leah ahita afata cya gikapu abahereza ibyangombwa bye byose, babona n'uburwayi yari asanganywe ku mpapuro zo kwa muganga yivurizagaho nyine, babona ni nk'ubwo nabo bari babonye. Leah yarishimye kubona byibuze bwa nyuma na nyuma papa we akorewe operasiyo bahoze bifuza igihe kinini, ariko byaranze kubera kubura ubushobozi. Icyo gihe David ntiyamusize wenyine, bagumanye aho ngaho kwa muganga ijoro ryose burinda bucya, baraye baganira. Leah amubwira ubuzima bwe muri rusange, ukuntu bakuze kugeza icyo gihe nyine, baganiriye byinshi cyane. Mu gitondo David yabwiye ko agiye gutaha ariko ko azajya agaruka kubasura. David yatashye yarakariye Melissa cyane. Agezeyo asanga Melissa yabyutse arimo yitegereza ya karita, arimo yivugisha ati ariko se wazongera nkajya kuyikoresha nkareba ko wenda iyi akawunti idasigaye ikora neza itakiborotse, nyamara nzajyayo. Akibyivugisha David yahise aza kandi n'ikarita yari yarangije kuyibona. Melissa agerageza kuyihisha ariko David arayimushikuza ati mpereza vuba. Melissa abonye ko David yayibonye aterega ni ka gakobwa k'akajura kaje hano kare ndayikambura, nari buyiguhe gusa nashakaga ko ngafata nyine nkagafungirana hano tugahamagara polisi, nuko karanshika karirukanka. David ararakara ati umujura yamenyekanye, kanze mpamagare polisi aba ari wowe itambikana. Melissa ati ibyo ngibyo utangiye kuvuga ni ibiki? Ntiwite ku magambo ya kariya kajura, ubwo wabona mwabonanye kagatangira kumbeshyera. David ati ntagire ijambo na rimwe ribi wongera kuvuga kuri Leah, akajura ni wowe, nta soni nta mutima ugira namba. Amafaranga yagombaga gukoreshwa akiza ubuzima bw'umuntu wayapfushije ubusa mu bitampaye agaciro, wabona warayasohotsemo ijoro rimwe gusa, byibuze se ngo yafunguremo n'akabizinesi kunguka ngakumarira iki se? Melissa ati rega ni wowe untera kwifuza, ubundi kuki utuma nifuza kandi ufite amafaranga, kuki uba ushaka ko ngusebya? David atari ko se usibye kutanyurwa n'iki ntagukoreye, n'iki ntaguhaye, mbwira mu by'ukuri ni ikihe kintu wigeze umburana? David akomeza kumubwira ati ni iki wabuze ku buryo wafata amafaranga y'umuntu nk'uriya
bishwe n'ibibazo, noneho amafaranga yo kwivuza wowe ukayakoresha uyapfusha ubusa gusa. Byibuze se muri miliyoni 2 wafashe, iyo umuha imwe yari akeneye andi ukayatwara. David ariko aramubwira ati ariko se nanjye ndarota, wari kubikora gute? Ibyo ngibyo wari kubitekereza gute n'ukuntu utajya unyurwa? Wumva gutanyurwa miliyoni 6 zose utazikuyeho? Melissa ati mbabarira ni ukuri numvise kandi sibizongera. Ni ukuri babarira be, ntabwo nzabisubira. David ati ngwe nde? Unyise ngo nde? Kuva uyu munsi njye nawe turarangizanyije. Wakoze byinshi, uvuga byinshi, ndakwihorera. None rwose ibyo birandenze. Nta muntu ukurimo, nta mutima ugira, nta rukundo rw'abantu ugira, wikundira ibintu gusa. Melissa amusabye imbabazi aratakamba, ariko David ntiyamubabarira, ahita anamwaka imfunguzo ze zose. Ariko aramubwira ati sinyikwizera, ndahindura imfunguzo zose, utaba ufite n'izindi wacurishije. Melissa ararakara ati nuko umbwiye, none se ubwo ngubwo umpinduye igisambo ruharwa? Umva kangende, ntabwo nzabona undi musore unyikundira kandi uzi gutetesha, uzi guha agaciro wakunda, uzi kumwitaho. Ntabwo uzongera kubona umukobwa nkanjye, uzanyifuza umbure. Melissa yaragiye. David ariruhutsa ati mana yanjye, ngize Imana ndagukiza, mbanye nawe nasara. Melissa amaze kugenda, muri ako kanya hari umugabo w'inshuti ya David witwaga Damien wamuhamagaye amubwira ko ashaka kuza kumureba. David nubwo yari afite ibitotsi n'umunaniro kubera yari yaraye mu bitaro, ariko yaramwemereye ngo aze babonane. Kubera ukuntu bari inshuti batanaherukana, Damien yahise aza amaze akihagera. David yishimira kongera kumubona kubera yari amaze umwaka wose atari mu gihugu. Baraganiriye, ariko Damien akabona umunaniro wose David yari afite. David amubwira ukuntu yari mu bitaro, amubwira inkuru yose yariye na papa we. Akibavuga Damien arikanga, atuzi ko abantu mbazi, uwo mugabo twarakoranaga cyane, nawe wanyubakishirizaga, gusa namaze umwaka wose ntari. Akomeza kunkorera, amubwira ko amafaranga nzayamuhera icyarimwe, nuko nyuma nza kumubura neza burundu, na telefone ndayibura. David ati nta telefone bakigira, we n'umukobwa we barazigurishije kubera ibibazo bari bafite. Damien ati ntabwo ushobora kumva ukuntu nshimishijwe no kongera kumva amakuru yabo, nubwo numva arwaye, ariko byibuze ndumva ngiye kongera kumubona. Arambwira ati mubinzanye ino harimo no kumushakisha ngo mwishyure amafaranga ye. Yambereye umuntu mwiza cyane, mbabarira nubwo naniwe dusubire ku bitaro bariho tujye kubareba. David kubera ukuntu yari yarikundiye Leah cyane, umunaniro yari afite yumvaga ntacyo umubwiye. Bahise basubira nuko bajya kubareba. Leah akibakubita amaso arikanga ati David uragarutse aka kanya utanaruhutse? David arambwira ati yego. Uyu muntu turi kumwe se uramuzi? Leah ati yega hari niba ntibeshye, ni boss wa papa wanjye, yigeze kuza mu rugo rimwe. Damien atuzi kwibuka. Nibyo rwose papa wawe twarakoranaga cyane. None se ubu ngubu ameze ate? Leah ati ndabona birimo kuza, nuko abereka aho aryamye baramusuza, ariko yari atarabona imbaraga zo kubavugisha. Damien abwira Leah ati papa wanyu twakoranye neza cyane, ariko twari twaraburanye, mufitiye amafaranga menshi cyane, ndaguha makeya muzishyura ibitaro, andi nzayamuha namara gukira, azarebe nyine ikintu yayakoresha cyabagirira akamaro. Bahise bajya kureba amafaranga bagejejemo. Damien arayishyura, ahereza n'agatelefone gato ya Leah, arambwira ati akira aka gatelefone. David yarambwiye ko nta telefone mufite, rero uzajya umpamagara hari ikibazo cy'amafaranga yo kwishyura hano no kugura imiti. Niba wasezerera kandi nabwo uzambwire, ninzajya mbona n'akanya nzajya zambasure. Ati reka dutahe. David agenda aruhuke, yambwiye ko yaraye hano ijoro ryose. Bamusezeyo baragenda. Leah akomeza kubashimira cyane, byari byarenze ubwenge bwe. Leah yarebaga ukuntu amafaranga yose yishyuwe, yareba nayo David yari yamusigiye kare, ukuntu Imana ibikoze, ibibazo byose bari bafite bikaba bikemutse, akumva akomeje gushima Imana cyane. Leah akomeje gushima ati Mana yanjye sinzi ukuntu nagushimira, uca inzira
aho tudakeka ko zacibwa mu gihe gikwiriye. Ibi igisubizo cy'ibibazo byose. Ntabwo nari nzi ko ibi bintu byabaho. Rero yakomeje kuvuga ati twari tuzi ko bosi wa papa yatwirengagije ku bushake, none reba utubabarire kubwo kumutega iminsi tukamutekereza nabi tukanamucira urubanza. Shimwa Mana ko wandinze sinishore mu ngeso mbi ngo njye kuryamana n'abagabo ngo nicire inzira, kuko wari ubizi neza ko mu gihe gikwiriye nk'iki uzabikora. Rero yakomeje gutekereza ibintu bibabayeho, atangira no kurira kubera amashimwe y'iby'Imana yari ibakoreye. Igihe cyaje kugira papa waroroherwa baranabasezerera. Babasezereye yahamagaye David na Damien nk'uko bari baramubwiye yuko azabamenyesha. Icyo gihe iyo yari yarashatse inzu bagombaga kugenda bakajyamo nyine bavuye kwa muganga. Barabatwaye babagezayo, maze bareba iyo neza yose bakomeje kubagirira bakabishimira Imana cyane. Papa rero yaje kumera neza cyane, ubuzima buragaruka, yongera no kujya gukora. Iya nawe noneho yari asigaye abasha kwiga neza, kuko uburwayi bwa papa we bwatumaga ahora asiba butari bugihari. Amafaranga yo kwishyura nayo ntiyari akiri ikibazo. Ku munota wa nyuma neza birangiye abona ishuri arivuyemo, Imana yaratabaye. Barumuna be bari baragiye kwa nyirakuru nabo barongera baragaruka, umuryango urongera uruzura. Bose bareba ibyo bintu bagashimira Imana. Nubwo mama wabo yari yaratabarutse, ariko rero yarakoraga uko ashoboye kose ngo barumuna we na papa we baticwa n'agahinda. We na David kandi batangiye kuba inshuti cyane, bagahamagarana bakaganira. David akabasura mu rugo, rimwe na rimwe bakanahurira ahandi hantu nyine bakaganira. Bari basigaye ari inshuti rwose zikomeye. David yari yarakunze Leah cyane kandi anashimishwa n'imyitwarire ye. Leah yari yaramunyuze ku buryo yumvaga urukundo amukunda nta wundi muntu yarukunda gutyo. Muri icyo gihe noneho David yaje guhishurira Leah ko amukunda cyane, batangira no gukundana kuko Leah nawe yari yaramukunze cyane. Leah yari umukobwa mwiza uzi gukunda cyane, akamenya no kwita ku wo akunda kandi akanyurwa. Nta byinshi yasabaga nk'uko byabaga bimeze kuri Melissa, kuko niyo David hari ibyo yamuhaga abyita bikeya, we yamenyaga kubikoresha neza cyane, ahubwo David akibaza uko yabigenje bikamuyobera. David noneho yarasigaye afite amahoro, yishimye, akunzwe kuko rwose Leah yaramukundaga nawe akabibona ko amukunda cyane, akabibona ko urukundo ruhari. Yari yibereye mu munyenga w'urukundo, yarasigaye aryohewe cyane. Leah yari wa muntu uzi gukunda cyane, wemera guhara byose kubera uwo akunda. Melissa wajyaga abwira David ko atazabona undi muntu umukunda nka we, yarishukaga cyane kuko Leah nta hantu na hamwe bari bahuriye. Wagira ngo ahubwo Melissa niwe utari uzi ikintu na kimwe ku byerekeranye no gukunda. Muri cya gihe Melissa akimara gutandukana na David, yahuye n'umuhungu amubeshya ko ari umukire kandi ari umukene. Babanje kurya udufaranga duke yamushikishaga. Melissa akavuga ati nturebe umusore urekura inote, ansohokana ahantu hahenze, ambonera umwanya, arankunda rwose nkabibona azi kuryoshya urukundo cyane. Ahahuriye na David, utwo dufaranga yamushikishaga dushize, yatangiye kubwira Melissa ngo akaza akora ahembwa mu mayero, ngo kandi banki asanzwe akorana nayo hari ibyo irimo kunoza. Atangira kumubwira ati kandi urumva amayero ntago nakurura kuri telefone cyangwa se ku cyuma ngo bikunde, ni ukuri ntago byashoboka kandi nshaka amafaranga cyane. Rero sinzi igihe ibibazo bya banki turimo gukorana bizakemukira. Yatangiye kumubwira umubare w'amafaranga afite, ukuntu afiteho amafaranga menshi cyane. Melissa akibyumva yiterera ibirere, ati mbega umuhungu w'umukire, mbega ibifaranga afite, ibyo byose tuzabiryohamo pe. Nuko Melissa aramubwira ati ese ikibazo kirihe mbaye nguhaye ayo gukoresha ubu ngubu? Nuko umuhungu aramubwira ati nangaga kukugora, ariko niba wumva wabikora nta kibazo. Melissa ati ntago ari ukungora, ni ukuri none se ntidukundana, si kimwe se nuko nanjye nakenera amafaranga uyafite ukayampa. Melissa udufaranga twose yari yarabitse yahise atumuhereza, maze dushize atangira no kumuguririza, yisanga mu madeni ateye ubwoba. Umuhungu nawe akajya ahora amubwira ko bigiye gukemuka, ariko nyine
ko atagomba kugira ikibazo, ko amafaranga rwose afite ari menshi cyane, ko niyo yamuguririza ku bandi bantu nta kibazo bazabishyura bagashyiraho na bonasi. Melissa akibyumva arishima kubera ukuntu yakundaga amafaranga kubi, akavuga ati reka ngomeze nguze abandi bantu, izo bonasi azajya ashyiraho zo tugiye kubishyura nzajya nzitwarira mubwire ko nayabahaye nta kintu kimwe azamenya. Melissa amaze kumuguririza arenga miliyoni 3, ntabwo yongeye kumubona, ndetse si ibyo gusa kuko yasize anamuteye inda. Melissa byaramuyobeye ata umutwe, ba bantu yagiye aguza amafaranga batangira kumushakisha, nuko aza no gufungwa kubera amadeni. Cyakora yaje gufungurwa ariko yendaga no kubyara kuko inda yari itangiye kuba nkuru cyane. Yarasigaye ameze nabi cyane, yarasigaye yarenze ahariya ubwo yamusekaga yikoreye ibikapu avuga ngo ni agatindi k'inzererezi. Melissa ubuzima bwakomeje kumucanga cyane kuko ntaho yari agifite yerekeza. Umunsi umwe Leah na David bari bibereye mu munyenga w'urukundo bamunyuzeho ku ruzuba, maze babanza kumuyoberwa kubera ukuntu yarasigaye ameze. Ariko bageze aho barahagarara kuko babonaga ari we neza. Bahise bamusaba ko yaza bakamuhereza lift akava kuri iryo zuba kubera ukuntu yari akuriwe inda nkuru no kuri iryo zuba ringana uko. Ariko Melissa abonye ko ari bo lift arayanga, aremera izuba riramwica, maze akavuga ati natinyuka kwicara muri iriya modoka nkicarana na Leah, narariye miliyoni ze kandi zagombaga kuvuza papa we. Ubuhemu we ubu se ndacyazirya. Amagambo yose namubwiye mubwira ngo nagatindi ngo nagakene, natinyuka kwicarana nawe gute? Yatekereje n'ibintu byose yabwiye David, akumva arigaye cyane, akavuga ati iyo nicecekera ntabwo nari nzi ko ubuzima buzangendekera gutya. Hariya yicaye njyewe wakabaye mwicaye ubu ngubu iyo ataba ubugoryi bwanjye bwo kutanyurwa. Melissa yaricujeje cyane, yifuza ko ibihe byasubira inyuma akagira ibintu byinshi cyane yahindura, ariko ntabwo byari bigishobotse. Yasigaye yicuza cyane, abandi nabo bakomeza kwikundanira, buri wese abera undi umugisha kubera ukuntu bari bakundanye cyane. Gusa buri gihe bibukaga ukuntu bahuye bikabasetsa, kuko uburyo bahuyemo nta n'umwe watekerezaga ko hazavamo urukundo rutangaje nk'urwo bikundaniraga. Mwakoze cyane rero kubana natwe, aha niho inkuru yacu tuyisoreje. Ni ukuri wowe wafashe umwanya wawe ukarangiza iyi nkuru, Imana iguhe umugisha. Ndabakunda cyane kandi nifuza gukomeza kubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zikubiyemo ubutumwa bwinshi cyane bwo kubana mu mahoro, kwicisha bugufi, kugira urukundo, gufashanya n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka dusubikire aha ngaha rero uyu munsi, tuzahura ubutaha. Mwari kumwe na Nema kandi ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde.